twongeye kubasuhuza rero abakunzi ba El Shaddai's family, twizere ko mumeze neza. Rero muri uyu mwanya mureke dufatikanye n'abantu bagiye kudukurikira ndetse n'abandi bose, dusabire abantu bose, dusabire igihugu cyacu muri ibi bihe, muri ibi bihe nyine tugiye kumara twibuka abatutsi bazize jenoside mu 1994. Dufatanye dusenge kugira ngo burya gusenga nicyo kintu cya mbere gituma umuntu yumva aruhutse umutima cyangwa se yumva atuje. Imana nyine iramufasha ku buryo nyine yumva ameze neza kandi nyine amera neza kandi hari ibimuremereye. Rero mureke dufatanye akanya gatoya katarambiranye, dusengere abanyarwanda, dusengere abantu bari bahari mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Muri uyu mwanya nibo bakeneye amasengesho yacu, nibo bakeneye sapoti yacu yose. Rero tugiye kubanza kuririmba indirimbo yo mu gitabo, hanyuma nyine turemba nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa imwe, ubundi dusenge, sibyo? Tugiye kuririmba indirimbo ya kangahe? 150 mu gushimisha. 150 mu gushimisha. Twagiye. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kinsubiza aho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose. Nzajya nubaza ndirimbanya nti, Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Kuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Amen. Amen. Twishimiye ko Yesu adukunda, kandi nubwo tudakwiriye ariko aradukunda. Aradukunda, akunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, akunda abanyarwanda, twese aradukunda. Kandi
urukundo nirwo rwamuzanye kuducunguza urupfu rubi, kuko adukunda, turabizi neza aradukunda, natwe tumukunde kandi tumushime. Imana ihabwe icyubahiro. amen. Amen. Nta yindi turirimbe Dusenge. kabumurijeho nta kibazo, kadusenge, dusengere abanyarwanda bose muri rusange, dusengera abana babuze ababyeyi babo, dusengera ababyeyi babuze abana babo, dusengera ababuze bashiki babo na basaza babo, ndetse ababuze imiryango muri rusange, Ababuze kandi abagabo babo, ababuze abagore babo, ababuze ba nyirakuru, ba sogokuru, bose Imana ibabe hafi. dusengera n'igihugu cyacu, Imana ikomeze kugisunika, ikomeze kugiteza imbere, ndetse nakigeze kuri byiza nyine kitarageraho, aho cyifuza kugera kihagere. Tunagisengere kugira ngo ikomeze kukijya imbere, ikirinde ikibi n'igisa nacyo, kirinde umwanzi, ikirinde rwose pe. Imana ikunda u Rwanda, turabibonye, kandi ikunda n'abanyarwanda, kandi ibyo turabyishimiye. batuyobore mu isengesho. Ntacyo, reka dusenge. Ndifuza ko n'abadukurikiye bafata umwanya wo gusenga, tugasengera igihugu cyacu, tugasengera abanyarwanda, tugasengera imitima yihebye muri kano kanya, kugira ngo Imana ibabe hafi. tuyobore. Ntacyo, reka dusenga, abadukurikiye nabo bajye muri uwo mwanya. Data wa twese uri mu ijuru, Mwami Imana, uri twongeye Imana nziza kuzindura kandi uri amaso Imana yawe, ushobora byose, turagushimiye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo gupfukamirwa, uri Imana nziza muri uri Imana byose, yacu bwite, uri Imana itubabarira uri Imana tudakwiriye, yaduhaye igihugu cy'u Rwanda, uri Imana waduhaye abayobozi, uri Imana waduhaye abavandimwe n'ababyeyi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubonetse imbere y'ubwiza bwawe rero muri kano kanya. Ijambo riravuga ngo ujya kuvuga ibyawe cyangwa se ujya kuganira nawe abanza ave mu bidatunganye. Duciye bugufi nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, duciye bugufi nk'abanyarwanda, kugira ngo utubabarire ibyaha byacu byose n'ibicumuro byacu, utwandukure mu gitabo cy'urupfu, utwandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho, kandi ku iherezo y'ubu buzima uzaduha ubugingo buhoraho. Turagushimiye rero kuri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye cyane ko waduhaye igihugu cyacu cy'u Rwanda, turagushimira cyane ko watugize abanyarwanda. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Igihugu cyacu rero turakikweretse, tukizamuye mu masengesho, dusengera igihugu cyacu ngo kirengere, turagisengeye ngo ukigirire neza, turagisengeye ngo ugihe amata n'ubuki, turagisengeye ngo ugihe umugisha, turagisengeye ngo ugire aho ugikura ndetse n'aho kigeza, turagisengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo gibe igihugu wishimira kandi unezererwa. Dusengeye abanyarwanda muri rusange, muri kano kanya turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside. Dusengeye iyi mitima mu izina rya Yesu Kristo ibabaye, kugira ngo uyomore, uyururutse agahinda kari mu mitima yabo, ugasimbuza umunezero, ugasimbuza ibyishimo, ugasimbuze guhumura no kugira imitima yishimye mu izina rya Yesu Kristo. Data, dusengeye urubyiruko, dusengeye ababyeyi bacu, dusengeye n'abavandimwe bacu, ukomeze udukomereze amaboko kugira ngo twiyubakire u Rwanda waduhaye, kugira ngo abanyarwanda bose ubishimire kandi ubanezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Tanga ihumure, tanga ububyutse, tanga agakiza, tanga kubabarira, tanga kururutsa imitima, tanga amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakarama rero, urakoze ko wumvishe gusenga kwacu no kwinginga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo tubyizeye. Amen. So guys, rero tumaze gusenga,
kandi twizere ko Imana yatwumvishe. Umuntu wakurikiye iri sengesho yizere ko Imana yatwumvise, yizere ko hari impinduka igomba kuba ku buzima bwe, yizerere muri iri sengesho. Niba wari umaze iminsi ufite agahinda, niba wari umaze iminsi wibuka ibyakubayeho, ibyababayeho, ukumva usubiye inyuma, ukumva urababaye, ukumva ugize agahinda, reka iri sengesho rigufashe kuba twazasohoka muri ibi bihe ukomeye kandi ugakomeza n'ubundi buzima ukomeye. Iri sengesho reka wumve ko ari wowe ku bwawe turisenze, wowe uri kureba kino kiganiro wumve ko ari ku bwawe, ari wowe turisengeye kugira ngo umererwe neza, kugira ngo n'Imana nayo yishimire kuba yakugirira neza. Nawe ntuyigore, nawe uhite wakira. Niba dusenze wakire, ntiwumve ko hari undi muntu hari dusengeye atari wowe. Ushobora kuba jenoside yakorewe Abatutsi yarabaye nk'urugero utariho, ariko ababyeyi bakubyaye barayiciyemo bakakubyara nyuma, uzi uburemere bafite. Hita wumva ko dusengeye ababyeyi bawe. Yego. Rero murakoze kudukurikirana, dukomeze kwibuka, twiyubaka kandi twubaka igihugu cyacu Imana yaduhaye. Amen. Amen.